Bakunzi b'Umuranga Family turabashuje, nizere ko aho muri bose mumeze neza. Uyu munsi rero nibisanzwe nagashya nizi minota mikeya ukurikirane uyu musore watugejeje icyifuzo cyuko akeneye kubakana n'umukobwa, ariko umukobwa akaza afite urukundo. N'umusore rero uteye gute, atuye hehe, ameze ate, yujuje ibiki, umukobwa ashaka ameze ate, nibyo tugiye kubana namwe mu nkurikire. N'umusore rero utuye mu gihugu cy'Ubudage. Uyu musore afite akazi, kubw'imibereho birumvikana ko yariyubatse mu buryo bihagije, ariko uyu musore ntabwo akibasha gusinzira, ntabwo akibasha rwose no kurya, niko nabivuga, kuko ku myaka ye irenze guhera kuri 35 kuzamura akaba adafite umufasha, ni ikintu kigoye. Nk'umudiaspora rero nk'abandi bose, ikibazo abantu mu diaspora bahuje rimwe na rimwe basanga batabana n'abantu basanze muri ibyo bihugu kuko badahuje imico, bityo bakifuza kubana n'abantu bahuje imico. Niyo mpamvu batekereza ati ariko se iwacu byamera gute, ugasanga amaze nk'imyaka 10 ahavuye atagifite umuntu baziranye, abo biganye ari abamama babyaye. Bityo rero akagerageza rimwe na rimwe gushaka uburyo yahura n'umukobwa bakamenyana, bikabura uburyo. Niyo mpamvu uyu musore yaganye Umuranga, by'umwihariko jewe Umuranga Daddy, ati nanjye watambutsa message yanjye, ndabizeye, nzi yuko hari umuntu wakumva yuko twakuzuzanya tukubaka urugo. Uyu musore rero nkuko nabibabwiye yariyubatse, ni umusore unywa inzoga ariko zidakabije, ni umusore witonda mu by'ukuri, wakubaka urugo neza. Uyu musore aratuje cyane, nubwo ari hejuru y'imyaka 35, kubera amasomo n'ibindi bibazo agaragara nk'ukuze. Iyo mvuze nk'ukuze wenda n'amajene arejya bitera, ni ukuvuga ko nyine wabona afite imvi ariko aracyari mutoya. Uyu musore rero ndamuzi neza, niyo mpamvu nanjye najanga kugira ngo mubarangire. Umukobwa rero yifuza ni umukobwa uteye gute? Arifuza umukobwa mwiza, umukobwa waza aje kubaka urugo. Arifuza umukobwa udakurikiye ngo nuko ari mu mahanga, udakurikiye amafaranga, ahubwo uzanywe n'urukundo. Akaba yifuza umukobwa bajya kureshya, kuko nawe afite 1.71 m. Akaba yifuza umukobwa waba isura kuri we nta kintu ivuze, yaba ari inzobe, yaba ari igikara, ibyo nta kintu mubwiye. Icy'ingenzi ni uko umwana w'umukobwa yaba aje kubaka, atari bya bindi by'abiki gihe b'abanyabirori. Ni umusore rero utuje, ntabwo ari umurokore, ni ukuvuga ko adakijijwe muri za mvugo zanyu, ariko mu by'ukuri namutangira ubuhamya, aruta benshi birirwa bajya mu nsengero ariko bakera imbuto zidakwiriye. Ni umusore uhereza agaciro ikiremwa muntu mbere na mbere. Ni umusore wubaha by'umwihariko abadamu, ababona nk'abanyembaraga, akabona nk'abantu bafite ubutwari. Gusa ntiyagiye agira amahirwe kubera yuko yagiye akunda guhura n'abamubeshya, cyane wenda bakamubeshya urukundo, bumva wenda yuko bamukunde kuba baza nk'intanga ariko batafite urukundo nyamukuru. Nta mwana afite, nta nubwo yigeze ashaka ngo urugo urwange, ariko ibyo ngibyo ntabwo byamubuza kuba yabana n'umukobwa wabyaye. Tuganira rero yarambwiye ati umukobwa wabyaye kuri jyewe ntacyo bitwaye, kuko nanjye mfite mushiki wanjye wabyaye. Ubwo rero nzi akababaro, nzi inzira biba byaraciyemo, nzi ugukomera, nzi ukuntu bene abo bakobwa bazi kubaka. Niyo mpamvu jyewe nubwo nta mwana mfite rwose, kuba afite umwana ntacyo bitwaye. Uyu musore rero amashuri arayafite ahagije, ni nayo mpamvu rero nawe yifuza umukobwa waba warize. Ntabwo agomba kuba yarize bikabije, gusa bibaye byiza yaba afite wenda nko guhera kuri bachelor.
ariko aravuga ati dadi rwose ngewe haga umukobwa unshishikaje cyane, ari umukobwa ngo ufite amashuri cyane, ahari ni byiza ariko ntabwo aricyo nshyize imbere cyane, ahubwo ikintu nshyize imbere cyane ni uko yaba yumva agaciro k'urugo akaruzamo aje kurwubaka koko, niyo yaba afite iyo segonderi rwose muri we agamije kubaka ntacyo bitwaye. Umukobwa yifuza rero yaba asenga yaba adasenga, yaba anywa ku icupa yaba arinywa, ibyo kuri we nta kintu bivuze. Icy'ingenzi ni umuntu ufite umutima w'urukundo kandi ugamije kugira gute, kandi ugamije kubaka. Uyu musore rero nk'uko nababwiye ntabwo ari umunyedini, ariko uramutse uri umukobwa usenga byaba ari byiza cyane, aho waba usengera aho ari hose ntacyo bitwaye. Ikibi wenda umwisilamu byo hoya, ariko idini waba usengeramo iryo ari ryo ryose kuri we nta na kimwe rwose bimutwaye, yaguhereza uburenganzira bwawe ukisengera rwose. n'umwana mwiza, nababwiye ko muzi neza ntacyo bitwaye. uri umukobwa rwose ukumva uyu musore mwahuza, you are welcome. jya aho ngaho muri commentaire mba napininze nuza WhatsApp groupe wadusangamo ukiga inyigisho zitandukanye, ndetse nkaba nanaguhuza n'uyu musore. aho kuba rero birumvikana mugomba kubana mu Budage, niho mugomba kuzatura, waba witeguye yuko wakwimuka ukaza gutura mu Budage. Ikindi akeneye umuntu ufite ubushake bwo gukora, kuko mu mahanga ntugukora, ndetse umuntu agashyiraho n'imbaraga nyinshi cyane kugira ngo abashe icyo twita kwiyintegra cyangwa se kwibona muri sosiyete. Nuko ko rero umuntu uri mu myaka guhera hejuru ya 30 kuzamura ntabwo byakunda, kuko bene abo ngabo abenshi ikintu cyitwa kwiga ibintu bishyashya rwose biba atari ibintu byabo. Niyo mpamvu kuri we yifuza umukobwa uri munsi y'imyaka 30, reka tuvuge nko guhera kuri 25 kugenda uzamura, kuko ngo waba ufite ubushake bwo kugira gute, bafite ubushake bwo kwiga. Birumvikana ku bana ntabwo mwabana mudakoresheje ubukwe, ari tayari kuba yakora ubukwe kandi bukazabera aho mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo mu murenge ndetse no kujya mu kiliziya ni tayari, nta kibazo. Nubwo navuze ko ibintu byo gusenga wenda atabijyamo cyane, ariko ni n'umukristo wo mu itorero ry'abakatolika. Rero aho gusezeraniraho we nta kintu bimubwiye, mwafatikanya mukaganira mugahitamo aho gusezeranira, nta kibazo. uri umukobwa rero ukaba wumva rwose uyu musore wiyubatse gutya, ukeneye umugore utagisinzira, utakibasha kurya kuko adafite urubavu, ukumva rwose nawe wiyiziyeho ubunyangamugayo, you are welcome. Ibyo kuba ngo uri isugi cyangwa ntabwo uri isugi, ibyo ngibyo si byo cy'ingenzi. Icyambere cy'ingenzi ni uko waba rwose wiyemeje kugira gute, waba wiyemeje kwiyubaka. Azi Samari yifuza umuntu w'umukobwa ufite amashuri guhera kuri bachelor, cyangwa se wenda niyo yaba adafite bachelor afite 6 yisumbuye, ariko akaba afite urukundo. Nicyo cyambere, adakurikiranye ibintu by'Iburayi, kuko nkuko nababwiye atuye hano mu Budage. Ubwo rero murakoze, nishimiye kwakira abakobwa nubwo mu muco bigorana, ariko rwose mwikwitinya, muze mugane Umuranga family, by'umwihariko Umuranga Daddy, tububakire tubafashe kubaka. Hano ku Umuranga rero family n'ubuntu, nta kiguzi, uzaka ikiguzi uwo ngo ntago ari Umuranga Daddy. Twebwe icyo twifuza nuko twubaka imiryango neza kandi igakomera. Murakoze rero, nakagaruka ku Umuranga family, turabakunda. Utarakora subscribe wakanda subscribe, ukanasharinga, erega nawe waba Umuranga. Murakoze cyane.